adresse aho ni kariya ni be ako hari igihe bitewe n'ahantu muri Crema hari igihe ushobora kumuhamagara mu izina y'akazi Crema ubwo murabitandukanye mu rugo no ku kazi oya no mu rugo ahubwo kenshi bitewe n'igitumye nshobora kumuhamagara gutyo nshobora kumuhamagara gutyo kurusha uko navuga be okay hanyuma muri iki gihe mumaze kwibaruka nyine mufite abana ninde mwana kandi uko biri kose arahari mumwitiriwe nyine donc hari ukuntu umuntu yitwa papa kanaka mama kanaka ninde mwana nyine zina ryagiye I think kubera ko niyo mukuru ni no ku mashuri kubera ko yatangiye nyine mbere y'abandi niwe batwitira kenshi mama waro papa waro kandi akenshi bijyana n'imfura hanyuma Clement mu bahanzi baguciye mu biganza bose ninde muntu wagutunguye ufite impano idasanzwe dukuyemo knowless donc ukimubona kabisa first impression kumva gahita wumva nyine umuntu witwa Gisa cy'inganzo so bifite impamvu ndende ariko ubwo wambaye izina ni Gisa yego niwe gutunguye niwe wantunguye knowless wakoze collabo nyinshi ariko uko bikose hari collabo ukora ukabona nyine uburyo umuntu mukoranye nyine ayiko nyine akoze ukumva nyine kugeze ku nyota kabisa ninde mu bantu mwakoranye ko bati kabisa ewana mvuye muri studio numva ndi satisfait pe no hanze no hanze bibaye byiza wafata mu Rwanda cyane Nyarugenge abantu barakunda okay umuntu twakoranye indirimbo akayikora akanya gato cyane kandi kaba nziza ni umuntu witwa Ben Paul yitwa Darling twari tuzi yuko agiye gufata igihe akagera gute ariko ubanza nta iryo joro ritararangiye ahise yongera akayohereza turavuga cyakoza ararenze hanyuma mu Rwanda kubera ari nyinshi rero mise nshobora kuza kwibuka iyindi nari kuvuga ntabwo ndi kumva ntabwo ari imibare myinshi uko bikose arahari mwero waturutse kwa Crema kuri kwa wari gutekereza ko se ngomuze Christophe oya nakaboneringa mu mwana waje I think buri gihe iyo kuko atari ubwa mbere tumaze gukorana Fireman iyo ari muri studio kabisa yakorabo noneho nuwe muhanzi uyo kwavuga ati nkurikije uko naririmba bimitinga n'ibyanjye wifuza kuzakorana nawe korabo mu gihe kiri mu muziki uvuge mu Rwanda uvuge no hanze twumvira kongiye gutwara umwanya kuri iki mvuga utabakerema aho ngaho mu Rwanda ni benshi nifuza gukora ntacyo ne wamvuga batatu nta kibazo nkunda Ariel we gusa ntago mwari mwakorana yego ngigeze kubisa twarakoranye ariko yahari ariko ntago ntagirasohoka niyo mpamvu ubwo mpise muvuga mbere undi muntu yitwa Gaga Gaga yitwa Gaga Gaga w'umukobwa ndamuzi Gaga cyane ni benshi Gaga kumva no kuba yakora n'ibiganiro kuri YouTube ndamwemera kabisa hanyuma hanze y'u Rwanda hanze y'u Rwanda yansimbiza ariko nkunda Bruno Mars ubwo rero niyo nawe nicaye ubwo muri studio akaririmba tu kavuga ati ariko twakoranye ihe sinari mwicaye tu twakoranye birahagije none hari igihe waba warigeze ukaba ati nge ndumva kabisa byanze none I'm going to give up muziki karere ndumva hari igihe wigeze kugira nk'icyo nta ibica ntege byari byinshi n'ibintu bishobora gutuma ureka biba bihari ariko kubera yuko nyine umuziki ariho uretse no kuba passion wampaye
wanyubakiye ubuzima hanyuma niko kazinzi kuva natangira kuba umuntu ukora nta kintu na kimwe rero ikintu cyabashije kunteza imbere nta muntu nta kintu cyatuma nyihagarika ndagira ngo aha wenda dusoza aho nabwo umubwiza ukuri ndabizi urasenga ari umuntu ujya mu rusengero Masamba yafashe Jire amuha inkoni ya gakondo uko biri kose abantu bakwita wenda ushobora kutabikunda ariko niko babivuga ko umwamikazi w'umuziki nyarwanda mu bakobwa nubwo hari abandi wenda nabo bakomeye ariko mu bakirimo bagikora abantu icyo bakigushyiraho rwose ninde mukobwa uvuga uti mu bahari bamaze gutangira gukora mbona uyu muntu mbona ari we kabisa uzahagarara mu nkweto zanjye kandi neza nagarumwe none nagusabye kumbwira nukuri mbabare oya nukuri ko mvuze uwo ntagarumwe pe mumbare ariko bashobora benshi ariko atari bose urumva n'ubundi ntago hari abakobwa benshi bakora ako nibura abo twese tuzi kandi tubona bakora kandi bikomeje bagera kure cyangwa se bari no kugera kure harimo uwo navuze mbere Airways harimo Alinsano harimo na Bwiza abo bantu harimo Sano Bwiza na Airways cyane arama bagira kuri nk'abakobwa bari kuza mu muziki ndabona mushyigikiye sasa wanga uragira ngo akantu ka advice wabakugira ngo nyine noneho urwego bari bazabenge filosofi yanze kubateranya umuntu yitwa Clement aragoye cyane inama nta yindi ni ukudacika intege tu ni ugukomeza ku cyo batangiye kubera yuko umuziki kuri njyewe umuziki ni ubuzima kabisa niba rero warambereye ubuzima n'abandi birashoboka ese ubundi izina Knowless ubwabyo ryo ryavuye he ni story ndende rero mu by'ukuri inyuremo mu magambo avuna reka tubanze twamamazaho gatoya noneho atubwire ku izina rye noneho dusoza yego twari kumwe icyo gihe ntangira umuziki ntabwo abanyegereye babyumvise nta nubwo banshyigikiye barabirwanyije kubera yuko nyine umuziki wari ufite izina ribi cyangwa se hari abantu bamwe na bamwe bawitirira ubwo bagahita bumva yuko nyine abantu bose ariko bimeze ariko by'umwihariko umukobwa watangiraga umuziki ntabwo yafatwaga neza nanjye rero byangezeho hanyuma intege cyane yakumva indirimbo navuye gukora n'ibiki akambwira ati wowe ibintu urimo ntaguze ibyo ari byo n'ibiki umeze nka sinzi wenda akambwira amagambo mabi aza kumbwira yuko rero mu rugero rw'uko ngo hari abakobwa bameze nkanjye bigana ngo biyumva ko ari abantu nyine beza bazatungwa n'ibyo ngibyo ngo batajya bafokasinga mu kwiga n'ibiki byose n'andi magambo ngo rero bakunze kubita ba knowless ntabwo nari nzi icyo bivuga nta nubwo nigeze mbitinda ariko kubera uburyo yabimbwiyemo ntago byanshimiye donc yarankomerekeje hanyuma kuko natangiye umuziki niga ndangije mu wa kane ngira ngo secondaire njye mu wa gatanu intego nari mfite nuko Imana zambabarire menyekana wa muntu umunsi umwe azabone yuko wa muntu yapingaga cyangwa yarwanyaga hari aho yageze wamugeneye nimwe ubwo rero ndi muri studio maze indirimbo bagiye kwandika amazina bavuga se twandikeho ngo iki urumva ntabwo nzi ko umuntu agira izina ngo ry'ubuhanzi n'ibiki byose ndakomeza ndashaka ariko biranga ariko nibutse wa mukobwa kuko ikintu ukoreye umuntu ukiri mutoya ukamubabaza kimugumamo umunsi ukurikiye ndambwandikaho Butera Knowless genda gutyo izina rirafashe so interesting yes n'ubu rero mu by'ukuri twasoreza ahangaha rega ariko dushimira cyane iyi famiye ni famiye y'abanyamuziki